reka tujye kuri buriya hari ikintu abantu batazi. Umutoza wa Rayon Sport afite umuntu umeze nk'umu video analyst wiwe, ni umunyarwanda baramupropoje barakorana basanga koko afite ubumenyi ariko ngira ngo ameze nk'uri muri stage niba ntibeshye cyane. ni ukuvuga izi match barazikorera analize bakazikorera raporo bagatanga amanota ku bakinnyi bagakora analysis ya match. Match ya mbere amanota yahawe abakinnyi ba Rayon Sport yarateye isoni. Nuvuga ngo yari ku rwego rwo hasi ku buryo yarateye isoni. Umuzamu Tamare yahawe inota rimwe iri rating yari naryo ngira ngo nuko yahagaze mu izamu nyine bari muhereye ko yakinnye tikamwe ntiwabona 0 wakinnye. Sinzi niba ariko bikimeze ariko muri university wa defandaga igitabo kuba wa defense gusa waracyanditse ukaba waje no kukidefanda mbere yuko uvuga n'ijambo nari ngo bagufite amanota 10 siko bikimezera kuri 20 wabaguye afite mwatsi hanyuma ibindi bigaterwa n'uburyo wa abidefend. Ntabwo ariko bikimeze magnifique nawe heruka mu ishuri bimeze bituba ushobora kubona 0 yuta defense neza igitabo cyangwa ubona kitanakoze neza bakabona uragiteruye ahandi cyo cyakaba baranagufunga ahubwo igihe cyacu wabonaga 10 no gukopera muri niyo waraza gukicara ukabareba bakakureba bakakubaza ukabareba bakagugira icyo uvuga bakaguha 10 ariko n'imbere yacu gato twe ntitwa defense ndabyibutse promotion yacu ndumva ariko defense zavuyeho siyo dukumwara defense bamwe byahise biva arandika gusa no kuvuga iki umuzamu yabonye inota rimwe Serumogo wari wakinaga kabiri yabonye amanota 2 kubera ejo se yabonye 5 kuri match ya Vital kuri match ya Vital yabonye 5 kubera ko hari ukuntu yatanze santé kubera yatanze assist ariko nanone no ngo abakinnyi bose ubabonye menshi uretse Majyari wa Haruna wabonye 7 mu minota mike yakinnye koko yakinnye neza pe umuntu wese wamubonye muri match yaravuze ati ahangaha Reyo yaraguze uburyo yarekuraga umupira atawutsindana uburyo yamburaga umupira muri recuperation uburyo yakinnye niwe mukinnyi wenyine washoboye kurenza mwatsi. Aimable 2 Rwatubyaye 3 ni ukuvuga ngo Yusef 5 kuko yatandatu natandatu kuko we na Majyariwa muri match ya mbere nibo bakoze difference ariko abandi Prince yabonye 5 ko yatsinze igitego gutyo ariko abakinnyi mu by'ukuri muri rusange babonye amanota ari mediocre yari make cyane ku mukino wa mbere ariko nyine kuri izo mpamvu navuze zo kuvuga ngo bahereye kuri match iri hejuru kandi bataragira cohesion bataragira fitness je numvaga bafite excuse. Icyabaye rero ni iki kuri match y'ejo nkuko mubyumvise umutoza aravuze ati ndi desi cyane nabaye disappointed cyane baratangiye imita ya mbere bayikina nabi pe bayirangiza ntawe uteye mu izamu batanakiriye okaziyo ejo match ya Gorilla niko bimeze nta zamu bigeze batera nta okaziyo nimwe bigeze bakiriye. Umutoza yagiye muri vestiaire arababwira ati ntabwo bishoboka ibi ntibishoboka iyi ntabwo ari ikipe natoza. Arababwira ati niba mutazi ko uyu mwenda mwambaye wa Rayon Sport byaba bibabaje. Hari abakinnyi hano ntumva ukuntu bageze muri bakinye muri Rayon haziti master akabaza abatoza bungirije master amaze igihe kingana n'icyo kindi cyiciro cya mbere bati imyaka 8 hafi 10 aho ngaho
birashoboka se iyi ni sipero ya kabiri muri rero yigeze kuhakina aranagaruka yes bishoboka bite se ko ushobora gukina iyo myaka kuri urwo rwego mu ikipe nka Rayon nkaba nkubwira aho uhagarara ntushobore kuhahagarara ariko nanjye mu bintu by'urujijo ntajya numva n'uburyo master aba muri Rayon ubona nyine ari umuntu afite nk'ikibanza akavuga ati no ntibyumvikana ngiye mu myitozo ndabwira master gukina ibintu agakina ibindi ndamubwira uko asaba umupira ntashobora kubikina ndamubwira uko arekipera ntabishoboye none se finalement ndamukoresha nte uwitwa Mbirizi yamwirukanye mu myitozo mukuramo nuze ejo bundi Shozibre ambwira ati sohoka kuramo afazari wako gukinisha ndakinisha Pascal Petit Score kuko at least warumva ibyo ugiye mubwira gukina wowe urakina ibyo ushatse cyangwa ukina ibyo nakubwiye ejo yafashe umuntu bita Ndekwe arambwira ati wowe yabajije abo muri staff ati uyu muntu ni muzima cyangwa afitemo n'ibisazi kuko ntago numva ibintu ntushobora kumbwira ngo urakina ikibuga cyose arinde Ndekwe ntushobora kumbwira ngo uri mashini se wowe ukoze penalty kubera ko urimo urakina nk'umusazi nose ntibabonye urahora udukuva ugwa aracenza ikipe arirangije ananiwe guheza mugenzi we yaramubwiye ati uri umusazi kuko ntibishoboka ibintu uri mukina ntago umuntu ufite ubwenge ashobora kubikina wowe urahora udukwiriye ukaza ukubita abantu muri surface kubera iki Ndekwe ni wakoze penalty uri muri ku kibuga cyose ubitwa rwatubyaye yaramubwiye aramubwira ati ihangane umuntu wimukurura nta danger irimo oya bundi se kugwa yahageze ati Ndekwe oya byageze oya bari babantu bakwakira bokuza kwakira imipira ariyo byagezeho atakagombye oya bakivanamo majariwa hasigaye gukina Ndekwe n'umuntu bita Kanamugirije mu kibuga hagati none sasa agasa nk'utizeye oya urumva yakina agasa nk'usubira inyuma ko nk'ubonye nka Maripangu akoze penalty oya ntabwo ari gukina Ndekwe icyo umutoza cyamubabaje ni indiscipline tactique oya niwe muntu uko ntabwo kujya muri surface na Mourinho udefanga ntabwo afata Ndekwe kujya muri surface wajyamo aho ikibazo witwa Ndekwe afite niwe muntu binagoye cyane no mu equipe yakinyemo buriya bakubwira ko niwe mukinnyi wa mbere w'umunyarwanda ufite icyo bita indiscipline tactique bitewe na za nshuti ze n'abantu bakinana bamubwira ko z'umupira bidasanzwe bura nko muri Gasogi yarazaga akaza nko mu defense cyangwa yakinye neza aba ari umukinnyi mwiza nk'undi mu mediateur akaza akamubwira ati mereze yo ballon ndabona ugiye kuyica ndabona ntacyo uribuze kwimaza urumva reje nango yabikoze muri Kigali abipfa n'umuntu bita ngo Haruna Niyonzima amubwira ati wowe mpa ballon ndabona intambara gufite zo kwikomezanya donc we n'umuntu wumva kaza umupira kandi ko kwenda hari ibyo azi ariko n'umuntu ufite discipline tactique yo gukina ibirenze bikenewe abatoza guhera ku mutoza uwo ari we wese wahuye n'umuntu utande kwe Felix arambwira ati ufite ikibazo gikomeye kizatuma utaba umwe mu bakinnyi bakomeye muri kariyeri yawe kubera ko ntabwo wumva konsigne z'umutoza inshuro zose ukora ibintu byawe ku giti cyawe nibyo gukontrola umupira ugacenga abantu 5-6 ndetse ugaterera umupira bakakuramo cyangwa ukajyamo muri minsi muri football moderne ibintu bya individuality ntibigikonta abantu barashaka ibintu biri collective amortisa baro nimba ufite kwitanga itange nimba nta buryo uyenda wera imintu umuntu umwe uyitange yaba iyo pass wenda igimbere yaba pass inyuma ariko umuntu bitandekwe byo nibyo umutozo wese ukimuna bwa mbere kare amwibeshyaho akamuha umwanya akaza akakirukanka akabisukana nakora nta naru umuntu twandekwe nta ruha afite ikintu cyitwa umwuka mwinshi cyane ariko icyo bita discipline tactique yabashuwa ya nyuma mu mediateur bose waba ufite kubera ko arazitakaza nyinshi kandi bitewe nuko yananiwe kubera kwigumana umwanya munini ntashaka gukina na bagenzi be bafite numva ko ashobora kuba yakora solution noneho yaje nko mu ikipe ya Rayon Sports ifite abafana noneho aho biri wase this time hari umutoza mushya hari abakinnyi basha arashaka ku impression kandi donc arashaka kwereka umutoza ko ari umuntu ushobora gukora difference kumufasha kurusha abandi aho rero niho bipfira no kuvuga we afite intention yo kwimpression umutoza amufatira namwereke ko ari we mukinyi uhari ushobora kwiruka kuko kimwe mu bintu turabigaruka aho umutoza ari manenga benshi mu bakinyi ni muvuma zabo mu kibuga yabwiye umuntu bita Ogera amwite wowe Ogera nk'ubu uri murakina ibiki we bambwiye ko uri umusitari uri umukinnyi waguzwe n'abafana
ndagira nkubwire ko utazakina muri kipe yanjye kubera ko uri umusitari, kubera ko uri umukinnyi w'abafana bakuguze. Uzakina kuko wubaha disipurine, tactique, ibyo nkubwira mu kibuga. Sinzi umwanya uri mukina, sinzi niba wumva ibyo nkubwira, kandi koko wogera ubusanzwe n'umuntu tuzi ko akina aheze uruhande agacenga agaruka yinjira muri sirifasi. Siko twese tuzi yogera izi match ebyiri na Wokleti iri hejuru. Oya ibyo mwabonye icyo mutoza yanenze cyane yanamubwiye kuri match ya Vitaro, no umuntu wakinaga nkaho nta mwanya ari gukina, kuko wabonaga ni umuntu uje kwerekana yuko ndacyafite imbaraga, ndacyafite ya Wokleti, ukabona ari gukora ari ukuntu nyine babyita ngo na makatens do agakina ava ku ruhande ukaza unari gutraversa hakurya gutanga pass wenda ngo egera hakurya. Nk'ejo match gitangira hari ahantu uwitwa Yosef Rahbi yamuhaye baro ashaka mukorera tapins kugira ngo amwinjirize, cyangwa se amukorera kuri baro rimwe niko babyita kugira ngo amwinjirize umupira. Uwitwa Yosef Rahbi yagiye muri vida musaba nk'iminota nk'ibiri amubwira ati wampaye baro umuhungu barahubwo aho kugira ngo anakurega aho kugira ngo ziraregana aho kugira ngo yimuhe akomeza guforsa aracenga mukora nikosa ayiyo akofra Yosef yanateye ayitera kure cyane. Donc ubona ko nawe gukina byane biri collective ari ukuntu atarabizamo. Nicyo kizanye n'umutoza kubona match za gishuti nk'izi nicyo bimufasha. Hari ukuntu bagwe ngo ufite individu nini, ariko yibonye match nk'ingi yikorekeye individu nini iragufasha iki mu mikinire yawe. Nicyo kintu kinakomeye. So aravuga ati okay, wowe mitima uyu munsi turavuga umukinyi ku mukinyi na commentaire umutoza yamukoreye. Wowe mitima nabonaga ari we mukinyi mwiza mu ba defenseur maze kubona Rayon Sport ifite. Niwe mukinyi nabonaga nagenderaho, sibyo muri defense. Ariko urandetseva utangiye kuntenguha, ibyo nkubwira ntago ari byo uri mukina. Ntago nkeneye kunyereka kuzi gukina umupira, ntago nkeneye kunyereka kuzi control nyinshi kuri umutekinisiye. Mitima kugera hafi gutakaza baro ngo badutsinde igitego, ibyo sinzabyemera. Ndashaka gukina ibintu bikeya, ugakiriyaringa umupira ukawushyiraho ugomba kuwushyira, hanyuma ukadefanda neza. Ibintu byo gushaka kwereka public ko uzi umupira uri umutekinisiye yawe, ibyo si byo ngukeneyeho. Kuko sinzi no mwarebye match ejo koko mitima harimo utuntu tudukosa yagiye akora. Rwatubyaye Abdul kugeza ubu umutoza ntarumva ibintu Rwatubyaye akina n'uburyo yabaye umukinnyi ngenderwaho n'inkingi ya mwamba mu ikipe y'igihugu. Yigeze kuba kaze nuko atamuza ataravunika, ntago byumva. Avuga ati ni byose koko uyu mukinnyi koko no mu myitozo amushyira ku ruhande akamubwira Abdul ufite iki kibazo ko bambwiye ko uri umukinnyi w'ikipe y'igihugu, ko ariwe kapiteni w'ikipe, ariwe senior hano, bimeze bite? Ikibazo kiri he? Ufite ikihe kibazo? Simbona ikintu na kimwe cya kalite kuri wowe uyu munsi. Amakosa igihumbi, ntago wihuta, ntabwo defanda neza. Ikibazo kiri he? Bimeze bite? Mwizamu ho ari categorique yaravuze ati rwose kugeza ubu nta muzamu mfite. Bonner ariko rero at least uko ari aragerageza. Baramubwira batari ko wowe ihangana utegereze, hari umuzamu ugiye kuza w'ikipe y'igihugu rwose uhora mu ikipe y'igihugu, kandi ubizi ntugire ikibazo tamare nibitagenda neza. Ubwo bamubwiraga Adolphe. So aravuga ati okay, ibyo mwarabimbwiye na mbere, ndumva nshaka ko aza vuba nawe nkamureba nkamenya niba ngomba kugura umuzamu wa gatatu hakiri kare. Sibyo undi muzamu hakiri kare.
niba uwo Adolphe koko ari umuzamu w'ikipe y'igihugu akomeye mumfashe aze mu myitozo vuba vuba nawe murebe ndebe urwego rwe ndebe icyo ashoboye ndeba niba ari umuzamu nazagenderaho. Haruna kugeza ubu nta kibazo kinini amufiteho. Youssef Lab yaramwibwiriye wamubwira mu cyara bareke ejo yamubwiye mu gifaransa yamubwiye ati ibyo bintu ukina iyo football ukina ntabwo ariyo jyewe ntoza, ibintu byo gushimisha abafana n'iki si byo nkukeneyeho. Ariko karakarakeneye uwo mutoza nawe arakabya. Oya ariko niko bagomba kubabwira kugira ngo uzamure urwego. Abagomba kumukanga. Ntabwo wamuha message. Kandi nibyo Youssef nyine hari utuntu twinshi akora ukabona ntabwo umutoza ashobora kutadukunda rimwe na rimwe. Hari igihe dufrena action dufrena movement ijya mu uretse ko ahubwo we ashima Imana yabonye Youssef byibuze ubona uri athletique par rapport yuko yarameze imbere. Wari kuntu ubona nyine kakoze ku kintu cyitwa imyitozo gafite endurance bitandukanye nuko kari kameze imbere kuno kuza kwataka karaza kakataka nta kantu kari ariruka nka mu kibuga kabona ko ni Youssef byibuze uri gukora bitandukanye na Youssef bana bari bazi mu myaka yatambutse rwose ubona ko kiri physique yagikozeho cyane. Aramubwira ati Youssef rwose uri umukinnyi mwiza abafana mbabyumva ko bagukunda baguha amashyi menshi ariko ibyo ntacyo bizadufasha nka equipe nudakina ibyo dukeneye gukina. Kora ibintu bike kuko urabishoboye, rekura umupira vuba utanga aho ugomba kuwushyira kandi ikina ibyo ushoboye. Reka kumva ko ari wowe wenyine uri mu kibuga ibintu byose ari wowe. Reka gusuzugura abandi bakinnyi ngo wumve ko ntacyo bashoboye. Youssef umupira na kufuri iri muri centre arashaka ko ari witera. Kandi ubundi mu batera kufuri ubundi Corner arashaka kuzitera. Uvuga ngo kuri we nta wundi mukino arutera akawugezayo. Ahubwo arayirenze afite ibibaraga byinshi. Ari gutera ibitira. Erega gutera umupira kure simbara ni tactique man. Simbara nakamenyero rije. Ni technique ahubwo. Ni technique plate. Donc ari ukuntu ubuzi nyine ballon ni flapa gutya. Iragenda gute. Ntago ari imbaraga ntago. Ariko ntabwo yazibura nese umuntu ukora imyitozo yabiri imbaraga mu maguru ubundi yo gutera umupira kure. Umukiri kuri ya rwego. Ya plus bareteretse. Bayiteretse koko ntabwo yabiyoberwa ahubwo ikibazo hasigaye kumenya niba hari precision. Ubundi mu bakinnyi ateganya mu kuvanamo abakinnyi batera imipira y'imiterekano Youssef ntabwo no muri shuwe ebyiri zibanza ahubwo mu kibuga ashaka kuzitera zose. Hari ahamagara Arsene Arsene warabibona ni coach wabaga umuhamagaye yaramuhamagara ngo ujye gutera kuko nimba ari ikintu ari gukora ari gukora kuri Arsene cyane kugira ngo amenye gutera imipira y'imiterekano ngo nabimetiriza bazabatuterera kuri gatatu. Ase bugingo ko abizi no ntajya na mu nta mutekano ariko bugingo bari urwego nyine bugingo nawe wenda turaza kubigarukaho ariko ubona ameze nk'uri kurwana n'ikintu abantu bamunenze none bigatuma n'ibyo yarasanzwe abantu tumuziho ugasanga ntagikora. Uravuga kuguma inyuma se nibyo sigakina nta konsile y'umutoza nta kigenda hari ibintu twihaye twirwa dushima abakinnyi ariko atari byo. Nge ntakubeshye Serumogo mu myaka 2 ishize haba Amavubi haba Kiyovu ntabuze ibitego bitari munsi ya 20 yazitsindishije ziteranye